twongeye kubasuhuza mwebwe abadukurikira ku mbuga zacu zitandukanye nka Bombo TV ndetse na Bombo wacu. Bibutse mwebwe munkurikira gukora subscribe kugira ngo tuzajye duhorana mu biganiro byacu bitandukanye. Uyu munsi turibuze kuganira ku bintu bitandukanye. Showbiz day uyu munsi turibuze gusangamo inkuru nyinshi cyane turibuze kwibanda ku bantu bari muri relationship cyangwa se abantu bita ni aba besto. Anyway, uwo mwumva ni wa wundi mwamenyereye muri benshi cyane, wundi mukunda muri benshi cyane ku mbuga zanjye zitandukanye. Icyo nkwibutsaho uri kunkurikira, ukora subscribe, share, comment, like, ubundi tuzajye duhorana buri munsi ndetse na buri gihe kugira ngo Showbiz Today ijye ikugeraho buri kanya nkuko bigenze. Uyu munsi turibuze kuganira ku bantu bitana aba besto nyine. Mbere yuko njya ku nkuru yitwa aba besto, mbanze mbatera inkuru akantu gakeya. Ari umushuti wanjye nyine, w'inshuti yanjye uri aho ngaho tugiye dukunda kuganira cyane. Yari afite sheri we nyine, umusheri we nyine akunda nyine kumukunda, ari wa muntu nyine ufite ibintu byose, akamukunda ari umuntu ufite amafaranga, ari umuntu mwiza. Hanyuma ho gatoya nyine uwo mujama w'inshuti yanjye aza gukora ikintu nyine bita kuba yagira ibintu by'amafuti nyine, arafungwa nyine, bamufunga igihe kitari gito nk'amezi nk'icumi aho ngaho, ndakeka n'iminsi nk'itatu. Ariko muri icyo gihe yaje kumumaramo, yaje nyine, urabizi umuntu uvuye mu buzima nk'ubwo ngubwo aba ari umuntu uvuye mu buzima butameze neza cyane. Noneho mu kugaruka kwe, wa muntu witaga besto, wa mushiri we nyine bakundanaga, yaraje nyine ahita amuca amazi, amubwira ko nta kintu afite nyine, yataye umurongo nyine, yataye pose. Nyamaze mwebwe munkurikiye mwe bako, ari ikintu mutabasha gutekereza ko wasezeranya umuntu urukundo rudashoboka cyangwa se ibintu wumva utazigeraho ugeraho. Ni ibintu bibi cyane nyine, ni ibintu byangiza ndetse bikangiza n'uwo muntu yabyumvishamo kumva ko yakagombye kuba yakora ikintu kibi kuko yumva ko wamuhemukiye. Mujye mufata umwanzuro wo gutangira urugendo rushya n'umuntu mwumva ko muzarusoza. Nyamaze rero ngiye Bombocrat genda mufite rero besto cyangwa se shiri wanjye. Nizere ko nanjye arimo nyumva cyane, ibintu byose ari wagwani, ameze neza cyane. Mwishimiye nyine kuba yaba yishimye kuba yaba mfite, ndetse yewe ari ibintu by'agaciro cyane. Aho hose uri buze kuba wanyumva mu bitangazamakuru. Nagutiye peace cyane, suza n'umubesto w'umuntu bita wine abe anyumva. Yes, twikomereze ibyo byari agaciro, byari nko kwamamaza. Rero kugira ngo wumve ibintu bijyanye na Showbiz Day uyu munsi, hari abantu dusigaye dufite muri ino minsi badafite ikintu batumariye nyine mu buzima bwacu butandukanye, badafite n'ikintu bazatugezaho. Wagombye kuba warataye muri uriya mwaka 2024. Uyu mwaka aka kanya hari abantu nyabaze buriya batazi n'umwaka tugezemo. Hari abantu batazi umwaka tugezemo, baba batuye ahantu mu mavene nyine, mu gace k'ibyaro. Abo bameze nka ba bantu baba baraturutse ibyaro mu mavene mu duhegeni ipfiriye aho nashatse kuvuga mu bushokoro, noneho bagira mu mujyi nyine bagatangira kwishyiraho cyane ngo twebwe turi abanyamujyi. Nta kibanza bagiramo, ari abapagasi cyangwa se ari bakarye. Ngiye kuvuga ibintu bitandukanye nuko mbyumva. Nyamaze buriya abantu bakagombye kujya bicisha bugufi. Mujye mwicisha bugufi mwe abantu, mwe mujye mwibuka ko iyi ari si tubayemo. Ibintu birihindukiza, kugenda wiyemera wishyiraho ibintu bya danger. Mushiti wanjye bita Big Man n'uyu mbwira atari ko man, uriya umuntu nakwirataho cyangwa se akakwiyemera akakureka ko ari umuntu urenze, ari umuntu uri high, utari kuri proud yawe. Byumubwira ati man, genda, nta bintu bya danger, nta bintu birenze, nzabona n'abandi. Gusa hagati aho ngo nkabashimira na sheri wanjye